Wakanda forever! Wakanda forever! Dore byose ugomba kumenya kuri filime y'akataraboneka Black Panther 2018. Baba? Yes, my son. Tell me a story. Which one? The story of home. Mu binyejana byatambutse, ibuye rinini ry'agaciro gakomeye cyane kurusha andi ku isi rigizwe na vibranium byisekuye ku mugabane wa Afurika. Ubwami butanu bwo muri Afurika butangira kurwana kubera iryo buye rya vibranium. Kugeza ubwo umwe mu barwanyi afashe icyatsi gifite ishusho y'umutima cyandujwe na vibranium, arakirya bimuha imbaraga z'akataraboneka. Ahita aba Black Panther wa mbere ahuza abami bane mu bami batanu bakora igihugu kimwe cyiswe Wakanda. The warrior became king and the first Black Panther, the protector of Wakanda. Uko iminsi yagiye itambuka, Wakanda yagiye izamuka mu ikoranabuhanga, kandi ari nako bagenda bihisha ku bindi bihugu, kugeza ubwo Wakanda yabaye igihugu kiri ukwacyo ku isi kitagaragara. Ubwo yakoraga muri Oakland muri leta ya California mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, igikomangoma Njobu yumvise ko kwiheza ku bindi bihugu kwa Wakanda byaba byarangirije byinshi kurusha kuzana ibyiza. Nuko yiyemeza guhishurira amabanga abandi bakomoka muri Afurika hirya no hino ku isi kugira bibashe kubafasha kurwanya ababakandamizaga. Njobu akorana n'umucuruzi ukora ku buryo butemewe, Ulysses Crow, kugira yinjize muri Wakanda yibe kuri vibranium. Mu mwaka w'igihumbi 1992 umwami T'Chaka amenya imigambi y'umuvandimwe we, atera Njobu, nuko Njobu akagira umujinya mwinshi agashaka kwica inshuti yikomeye Zuri. Leave him. You're Wakandan this whole time. You betrayed Wakanda. How could you lie to me like... Down. Mu kurwana ku nshuti ye Zuri, umwami T'Chaka yica Njobu. Nuko agata umwana wa Njobu, Eric, mu rwego rwo kugira hatazagira umuntu wo muri Wakanda umenya ibyabaye. Nyuma y'uko umwami T'Chaka apfiriye mu maboko ya Harmut Zemo, umuhungu we T'Challa asubira muri Wakanda kugira ajye ku ngoma. Nyuma yo gukorana na Okoye, umukuru w'indwanyi z'abagore Dara Milaje, bajya gushaka umukunzi we wa mbere Ex-Rover Nakia mu ishyamba ryitwa Sambisa mu gihugu cya Nigeria. Yahuye na nyina umwamikazi Ramonda ndetse na mushiki we muto igikomangomakazi Shuri. Uyu akaba umuhanga ukomeye cyane mu koranabuhanga mu gihugu cya Wakanda. Mu birori byo kumwakira yarwanye na Mbaku, umukuru w'ubwami bwa gatanu abo mu misozi Jabari. Mbaku! Bombi bagiye mu mirwano ijyanye n'imihango, nuko T'Challa aramutsinda, nuko umwami mushya nibwo yasize Mbaku ari muzima. Wakanda forever! Wakanda forever! Muri London, agatsiko kayobowe na Ulysses Crow, kandi harimo n'uwahoze mu ndwanyi za Amerika, Eric Stevens aka Killmonger, bibishoka ya kera yo muri Wakanda ikozwe muri vibranium, bakayiba mu nzu ndangamurage. Ubwibwami bamenye ko Crow yakandagiye mu kubutaka bwa Korea y'Amajyepfo. Inshuti ya T'Challa Wakapi wabuze ababyeyi we kubera ibyo bikorwa, yasabye ko yazanwa mu butabera. T'Challa, Okoye na Nakia bapanga kujya kuburizamo umugambi wa Korea muri kasino iherereye Busan, aho yagombaga kugurishiriza ishoka n'umuntu utazwi. Gusa umugambi ntiwabahiriye ubwo T'Challa yasangaga umugozi muri
iyo casino ari agent wa CIA Everett Ross, kuko Crowe akeka ko yari umugambi bari bamuteze. Get out of here. Umugambi wagenze nabi cyane urangwa n'imirwano, nuko impanuka yatumye Crowe ashyirwa hasi arafatwa. Mu gihe bareba ibijyanye na CIA, Crowe yakijijwe na Killmonger. Ross yakomeretse cyane kubera gutabara Nakia mu gitero. Aho gukurikirana Crowe, T'Challa yatwaye Ross muri Wakanda aho mushiki we Shuri agomba gukoresha ikoranabuhanga mu gukiza ubuzima bwe. Killmonger yica Crowe, nuko agatwara umurambo we muri Wakanda, akigaragariza b'ibwami ko ari umuhungu wa Njobu, ndetse akiyemeza kurwana na T'Challa ngo utsinda aba ari buba umwami. Ungubani indingu injadaka unyaneka njobu. Killmonger atsinda T'Challa mu mirwano y'ibwami, nuko akamuta mu isumo. Just so I could kill you. Nyuma yo kunywa heart-shaped herb kugira agire ingufu za Black Panther, Killmonger akomeza umugambi wa se, nuko agategura intwaro za Wakanda ngo zihabwe abantu bakorana na Wakanda hirya no hino ku isi. Nakia, Shuri, Ross ndetse na nyina wa T'Challa, Ramonda, bahungira mu misozi gusaba ubufasha Jabari, nuko bagasanga ko abarwanyi ba M'Baku babonye kandi bari kuvura T'Challa. Mu gukizwa na cya cyatsi cyari gifite ishusho y'umutima kibwe na Nakia, T'Challa agaruka Wakanda ngo batangire bundi bushya imirwano ye ya Killmonger yo kureba uwegukana ingoma, kubera bitari biremezwa burundu kubera T'Challa atari yarapfuye cyangwa ngo yeguzwe. Mu gihe Killmonger yanze ubufatanye, kuba umwami kwe byateshejwe agaciro, nuko Okoye na Dara Milaje baramuhindukirana. The challenge is not complete. Gusa Killmonger kuri ubu yambaye umwambaro wa Black Panther, nuko akomeza kwanga kwemera hamwe n'abarinzi b'imipaka. Mu gihe Shuri, Nakia na Jabari bari kurwanya Mukapi, Ross arimo gutwara indege iyoborwa na Shuri ngo arasa indege ziri gushaka kwambukiranya imipaka. Intambara ntimeze neza ku ruhande rwa T'Challa, kugeza ubwo M'Baku ndetse n'abandi bagize Jabari bahageze baje kumufasha, nuko bahindukirana babarwanyaga. Umurwano wa T'Challa na Killmonger wabatwaye mu kirombe cya Vibranium, aho ibyuma rukuruzi bigenda bica intege imyambaro yabo. Igihe Killmonger amaze gufatwa, T'Challa atera inkota umwishywa we. T'Challa atwara Killmonger ngo ajye kureba aho izuba rya Wakanda rirenga, anashaka uburyo yamuvura. Gusa Killmonger aza gusanga n'ubundi nakira azafungwa cyangwa akajyanwa mu butabera, agahitamo kuba yapfa, nuko agakura inkota mu gituza cye agapfa. Hamwe n'iyo nsinzi, T'Challa asubirana ubwami, nuko M'Baku agahabwa intebe ibwami ngahagararira agace kabo mu rwego rwo kumushimira. Mu kwanga kwikura ku bihugu ko abandi bami bagiye babaho, T'Challa ashyiraho ambasade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyobowe na Nakia ndetse na Shuri. Nyuma T'Challa agaragara imbere y'inama y'ubumwe bw'ibihugu agaragaza ubudasa bwa Wakanda ku bindi bihugu. Wakanda will no longer watch from the shadows. We cannot.
We must not. We will work to be an example of how we as brothers and sisters on this earth should treat each other. Now more than ever.